ntago rero ndi njyenyine ndi kumwe n'abamisi. Mwababonye abamisi turi kumwe hano kuri kamera nabazani nibwo bwa mbere mbazaniye abamisi sibyo se abamisi muri abamisi rwose kandi nge ntago njya mbeshya mutari baburasi nanababeshya. Hanyuma turabakiriye. Ese umukuru n'indubu ni ngewe ko yagucuze mukuru yaragucuze nicyo kibabaje abantu bose bavuga ko ari we mukuru nibyo rata bakobwa nk'abanda bemera mukuru ndi umukobwa nta kintu uva nta kintu ndabikubaza imyaka yo nyibabwiye bahita bikanga oya wibabwira icyo nzi nuko uri akana gato yiwi nganye mbere narabishe byose ntago uri akaribu ntago ari ribu narenze ariko ndashaka muto ndawe nawe twibwira rero nkuko wabivuze nyine ndi misi akomama igo nitwa Naomi Kaneza ego burya ndanahanura ariko burya iyo umugisha wawe hahose hakurusho umuvumbi wawe utuvubire turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abakunzi ba Mama Sharirene mwebwe mudukurikirana mugakurikirana kuri Mama Sharirene ibintu byinshi bitandukanye. Turasuhuza abo mu gihugu cy'u Rwanda, abo mu bihugu by'abaturanyi, abari n'abandi bankurikiranira muri Afrika no hatandukanye, abari muri Amerika ya ruguru n'epfo, abari muri Aziya, muri Europe, muri Australia, mwese turabashuhuje. Ariko by'umwihariko ndasuhuza abakunzi noneho abakunzi ba Mama Sharirene, ndasuhuza n'abafana banjye. Mwese muri abantu b'ingenzi kuri nge kandi muri abantu b'agaciro, ni mwebwe mutuma mpora imbere yanyu kubw'ibyiza mbagezaho. Burya mba nabikuye no muri mwebwe, ibiri muri mwe nkabivanga biri muri ngewe, hanyuma twese tukagira imbaraga. Murumva rero muri abantu b'ingenzi, kuba ndi hano nukubera mwebwe muntera courage, mukomeje gukora subscribe byiza cyane kandi na share muri kuyikora, ibintu bimeze neza. Abakunzi b'igikoni, abakunzi b'isuku, gutegura indabo, inama n'ibintu byinshi bitandukanye. Rero nababwiye ko nzajya mbazanira abatumirwa, nzajya mbazanira abantu bafite ibintu byiza bashobora kugeza ku banyarwanda n'abanyarwandakazi, ku rubyiruko. Ntago rero ndi njyenyine, ndi kumwe n'abamisi. Mwababonye abamisi turi kumwe hano kuri kamera nabazani nibwo bwa mbere mbazaniye abamisi sibyo se abamisi muri abamisi rwose kandi nge ntago njya mbeshya mutari baburasi nanababeshya. Hanyuma turabakiriye. Ese umukuru n'indubu ni ngewe ko yagucuze mukuru yaragucuze nicyo kibabaje abantu bose bavuga ko ari we mukuru uramucuze wenda mwisura ariko yo ni ariko ni mamisi mana. Okay, ndabishimiye kuri Mama Sharirene. Nishimiye kwakira abana bangana namwe bakeneye gutera imbere, bakeneye kugira ibyiza bageza ku bandi. Ubu abandi bana bangana namwe barimo bari muri babyita ngo iki harya muri Snapchat yakorata kandi ntaga kibarimo. Muri abana rero ni ikibereka ko muri abana bazakomera, muri abana bafite ubwenge, muri abana bafite intumbero, murashaka gutera imbere, muzagera rero ahantu kure kuko umurongo n'uyu nguyu murimo mwihigiye imirimo. Nta nubwo ibi ari byo muzagumamo gusa rwose, ni ikikwereka ko muzaba n'abandi bantu. Hanyuma turabakiriye kuri Mama Sharirene, kwa mama w'abantu. Turabakiriye mugubwe neza kandi mwiyumvemo ikaze. Wacu mu rusengero tujya tuvuga ngo turabakiriye mu izina rya Yesu ngo mwicare mugubwe neza. Hanyuma kuko ari wowe mukuru,
ni wowe turi buhereho. Ibwire abakunzi ba Mama Sharirene, ariko urabibwira uri prezenta mu buryo bari bukumenye nyine, bari buhite bakumenya, ntago bari bukumenyere. Abantu bo kuri Mama Sharirene bari bukumenye, ntago bakumenyera, ariko urivuga ku buryo utatubwira ngo nitwa runaka gusa. Urumva nyine kwiprezenta mu buryo buri ngaho. Murakoze, njye nitwa Baraka Vanessa. Ninjye mukuru nkuko yabivuze kuri uyu nguyu nawe araza kubibwira. Natwe dufite YouTube channel yacu yitwa Daily Dose of Vibes. Dukora ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye, muzabibona. Utararengaho rero turi mu Rwanda, dukurikiranwe n'Abanyamerika, bo bamaze kubyumva. Hita bitubwira noneho no mu Kinyarwanda. Nanjye ubu murangurishije mu Kinyarwanda izina rya channel. Yego. Mana yanjye. Ni kire y'umunsi. Kire y'umunsi ya Vibes. Vibes ni gute mu Kinyarwanda? Ntiwumva ko batangiye kukibagirwa ibintu ntabwo twabyemera. Vibes ni gute mu Kinyarwanda? Mana yanjye, Ikinyarwanda kirakennye. Nabonaga ngahe mu ishuri. Ikinyarwanda kirakennye. None Ikinyarwanda nacyuzuzaga. Yego. Nacyuzuzaga ariko Ikinyarwanda cyarananiye. Bafata ko ngako ngo doze y'umunsi. Ni kire y'umunsi. Doze ni kire, nono day ni ku munsi. Ku munsi nyine. Ibyiza Vibes ni nkana byita ibyiza, ibintu byiza bifite. Yego, nacyo ngadukomeze. Dushyira ibiganiro bigiye bitandukanye. Ntabwo turatangira neza content zacu, ariko biri mu nzira. Muzabonaho ibintu byiza cyane. Gusa ubu ngubu hariho amapranka, ibiganiro, challenges, amagemu. Bidusobanurira amace. Ubwo ni ibiganiro tugira n'abantu bisanzwe, natwe tugira abatumirwa. Hakabamo ibintu by'imikino, amagames nyine atandukanye. Yego. Nibanda kuki mu biganiro byanyu? Inshuro nyinshi ubu ngubu ko aribwo tugitangira, twibanda ku macano, ku ma-challenge. Ariko ndashaka ko muzajya mukoresha Ikinyarwanda, kuko biragoye. Ntago bigoye. None se ko murimo hano muri gukorera ni mu gihugu cy'u Rwanda. Challenge ni gute? Niba ari ukwigerageza. Ariko rero dore rero dufite abantu badukurikirana b'abahanga. Nimba ibi bintu muvuga bifite Ikinyarwanda mukaba muri comment batubwire. Babibasobanurira. Babishyire muri comment batubwire, kuko challenge sinabyango bivuga ko kubera ko impamvu mbibabwira, kuba wavuga ijambo Abanyarwanda turi kubwira bari kuri Mama Sharirene official, abari mu Rwanda n'abari abenshi badukurikirana n'abantu bumva Ikinyarwanda. Nkubwo noneho ibaze ko nanjye twicaranye binyobeye. Gusa urumva mubaye muri no kuntuka. Niyo mpamvu mujya mukoresha amagambo agerageza no kugira ngo abantu bayumve y'Ikinyarwanda. Mukoreshe n'izo ndimi zanyu ariko n'Ikinyarwanda cyumvikane. Ubwo rero muri ntuza baraza kutubwira icyo bivuze ngaho. Batubwire ikintu challenges bivuze, game yo y'imikino, ibintu bihinduka. Ubu yumva ariko kwishyira mu ijambo rimwe biragoye. Urumva nagenekereje n'ukuri, kuko nanjye ndi kumva mbizi, ariko kubivuga mu ijambo rimwe biba bigoye. Ariko amagame ndaza kubibaza Sharirene. Numva yimenya mu cyonyi mu Kinyarwanda. Umva ndaza kumubaza kandi tuzagaruka tubibabwire. N'ukuri. Kuko nawe ndamwizera ku rurimi. N'abantu bo muri comment section batubwire Yego. Ariko ubundi ibindi byose muzahera mubibona gahoro gahoro, zo zaba ari content zisobanutse. Yego. Zisobanutse zo nta bintu byo kuvuga mu ndimi z'amahanga. Mu Kinyarwanda oya nazo zirakenewe ntacyo. Mu Kinyarwanda cyumvikana. Yego. Ndumva ari ibyo. Uri umumama se? Oya. Cyangwa umukobwa? Single. Ndumukobwa. Navuga nagahinda ariko. Abana baragwira we. Ndumukobwa nta sheri mfite ariko. Yego. Ariko iki? Nibyo rata abakobwa nk'abanda bemera. Nkuri ndumukobwa. Nta kintu uva nta kintu. Ndabikubaza. Imyaka yo babwiye bahita bikanga. Oya wibabwira. Icyo nzi nuko urakana gato. Yiwi nganye mbere narabishe byose. Ntabwo uri akaribu. Ntabwo ari ribu. Ribu na Lens ariko cyane muto. Ndawe twibwire.
rero nk'uko wabivuze nyine ndi Miss akomama igo nitwa Naomi Kaneza burya ndanahanura ariko burya yego Miss uyu uri nawe ariko nibongera no kwamamaza aba Miss uzajye icyo kibazo byavuye yego ndi murumuna wiwe ndi mukuru nuko nakuriye mu ruhu neho nyire dukora kuri Daydoze ni channel tugitangira yabivuze byose ntabwo nahita bisubiramo ariko bagende barebeho ibiriho bazabikunda bitume bagaruka kureba n'ibindi yego kuko ni byiza pe yego tubahishiye hanyuma nubwo uri mutoya se mujya kugira igitekerezo cyo gukora channel ni iki kintu cyabateye courage cyangwa cyatumye mwumva mwakora channel mbere uyu nguyu Baraka yarasanzwe akunda ibintu ari buri munsi ahora ibintu ngo by'amafilime sinzi ibintu ngo by'ibiganiro nyine ariko tuntu ubona arimo cyane yego noneho bigahuza nuko rangiye nsanzwe ndi umuririmbyi kandi nyine umunwa twese tugira umunwa yego turavuga uyu ngubu none tukirangiza segonderi biba bikigoye nta kazi ntaki njya kwiga ahanjye nawe ajya mu bindi bye noneho bituma dutandukana cyane twongeye guhura dusanga wagira ngo ntago tuziranye neza noneho tubona ibyo bintu birasekeje bimeze nko ibyo abantu baravukana twarabaye igihe kinini ariko imyaka mike twatandukanye twameze nkaho ari umunyamahanga nanjye ndi umunyamahanga yego bituma tugumva nyine biri fani kandi n'abandi bantu benshi byagenze gutyo bituma tuvuga ngo ibi bintu katubikore noneho tubigira akazi ariko none turi kumenyaniramo hamwe ariko n'abandi bantu bahura n'ibyo bintu yego bituma rero igitekerezo tugikuza we ko yarasanzwe nabikunda bitabyoroha kurushaho nanjye uko ndirimba no mu biganiro byacu bavuga tukavuga twese kuko nyine uririmba hehe ndirimba muri healing yego kanya ndaguha ikizami none noneho ubwo no mu biganiro usanga nyine ducishamo tukaririmba kugira ngo nyine ibyo twese dukunda impano zacu bite bigenderera yego namwe ku igitekerezo hanyuma wenda mwari musanzwe mukurikira izi mbuga nkoranyambaga yego ni ibiki wabonye kuri izi mbuga nkoranyambaga ushobora kwigana cyangwa se ni ibiki wabonye wowe udashobora gukora umbwire n'impamvu utabikora ibyo ujya udukurikira twese ureba ibintu bitandukanye buriya ibintu byose abantu bakora muri buno buzima bijya hano hanze nta gishya kiba kirimo biba byarakozwe n'abandi n'ubundi natwe rero twarebye n'ubundi nibyo dukora kuri ubu ngubu nuko ni ibyo umuntu aba yarabonye ku bandi ugakora innovation cyangwa se ugashyiramo ibishya byawe ugahimba ibyawe gahora nyine wongera mu by'abandi bagiye bakora bazanye ariko hari ibintu biba biri kuri izi mbuga none abana tungana n'urubyiruko nkatwe yego twarasaze niko nabyita reka nanjye nishyira oya ntabwo ndimo ariko kuko nyine bashobora kuvuga n'urubyiruko muri rusange ushobora kuvuga bati ntabwo ndi urubyiruko nanjye ndi urubyiruko ariko nyine tukora ibintu bigiye bitandukanye hari ibintu abana bakora ku mbuga nk'ubu dufite YouTube channel ariko nta social media tugira ngo Instagram ngo Snapchat ibintu nk'ibyo nyine urabona kujya abana barifotoza kwifotoza wambaye ubusa ngo nibyo ngo bitwika by'iki gihe ngo bisigaye bitwika yego tuntu reka sinakubwira tumeze ukuntu nyine kugira ngo bari gushakira ubuzima mu bintu bibangiriza amasura byangiza indangagaciro zabo hari video nshobora kureba ku mbuga nkoranyambaga rwose nako sinzi ko napfa no kuzireba iyo mbonye ari ibintu bidahwanye n'imyemerere yanjye n'imyumvire ni naho dusengera n'iki awapi ntago twabikora yego okay hanyuma mumaze kuza hano mutekereza kuhaza ni iki mushobora kugiriramo imbaraga mwabonye kibatera imbaraga ese nta kuko niyo mugitangira ntago mujya mureba ukuntu abo bana bambaye uko
ibyo bintu bavuga b'urubyiruko ibyo bikora baza hano by'urubyiruko ukuntu birebwa cyane hanyuma mwareba namwe ibyo mukora ngo murazana izo discipline zaho musengera twebwe indangagaciro twebwe biragenda gake ni hehe mwumva mwakura imbaraga z'uko muzajya bigenda gakeya kandi mwakoresheje kamera mwakoresheje depanse birabakosoma rimwe na rimwe uzajya usanga nayo umukameramani ntayo mufite na interinete ntayo mwakuyeho hanyuma ariko muzahura n'abana b'abakobwa muri mu myaka imwe bababwira ati mureke ubucucu mureke ubugoryi reba ngewe ngeze ku mayero magana ngahe ibihumbi bingahe kubera kandi namwe ese mwumva imbaraga muzazikurahe cyangwa ahantu mukura izindi imbaraga ni hehe hatuma mugomba gushora ayo mutinjiza uzi ahantu ngiye nkura imbaraga ikintu cya mbere iyo ukora ibintu ukunda biroroha yego iyo ukora ibintu ukunda atari ugushakisha ngo uri gushakishamo amafaranga gahoro gahoro biroroha ikindi abanyarwanda baravuga ngo iyitonze ikamishasharya yego gahoro gahoro nibyo ndumva ari byo iyitonze ikamishasha niba ari ishashi niba ari ariko gahoro gahoro nirwo rugendo abantu ibintu byose ukoze utaruka intambwe niko nabyita usimbagura kubikorera kugira ngo winjize atari uko ubikunda nta hantu bigera none iyo ubikoze uri gushyiramo indangagaciro zawe uzangirizamo ibyo bintu nyine ntabwo biramba ikintu cyonyine gituma ngira icyizere ni uko nyine ibyo nkora ndabikunda kandi ni byiza ndabyizeye yego mfite icyizere ni byiza kandi mfite vision ndende dufite vision ndende ku buryo nyine dufite ibitekerezo byagutse ku buryo ibintu tuzazana ni byiza bizarebwa bishobora kutihuta nk'aba bana kuko wenda isi iki gihe ibyishaka si byiri kubona yego ariko gahoro gahoro bagenda babireba kandi nubwo atari bose hari abakunda ibyo ngibyo hari side bikunda ibyo bintu hari n'abakunda ibyo dukora twebwe ubu hari umufana wawe udashobora kujya kureba ibyo by'aba bana bavuga ati abona nyine atari ibintu byo ku rwego rwe yego hanyuma wowe ndashaka kubabaza mufite ababyeyi papa na mama ababyeyi benshi ndetse n'abantu benshi wenda bataba muri iyi mihanda banga social media kubera ibintu biberaho mujya kubitangira mujya kubikora mwabagejejeho igitekerezo babyakiriye gute kuko umuntu wese areba social media cyane abataziba nk'ubu ngiye ndayikunda kuko ntago napfuye kuhaza kandi ifite icyo mpamaze nicyo kintera imbaraga zo kuhakunda hano hahankura rwose niyo mpamvu nashinze imizi ariko batahaba nabo ndanabumva kuko hari ibyo bareba bati indangagaciro bakabona umwana w'umukobwa akaguru kamwe agashyize hano akandi hano ati ugasanga ni ahantu batifuriza ko abana babo cyangwa imiryango yabo yahaza mwebwe ababyeyi banyu babateye kuraje gute cyangwa babyifashemo gute babonye mubagejejeho iki gitekerezo ubwa mbere tubivuga papa yajyaga avuga twaravuga ngo tugiye gukora ngo kuri social media kandi bitamuka kuri YouTube ngarugo muri seri tuti akajya mu imikino mama we n'ubundi yarasanzwe abizi akunda kubijyaho kandi anabizwe ngo yabikunda cyane turabimubwira ati ibyo bintu koko ni ibyanyu byo mugiye kubikora tugiye kubikora agira nawe aravuga ati bura bari kubivuga ariko kubikora ni ikindi gihe ahubwo aho byabereye ibindi twakoze ikiganiro tugomba guprankinga n'ababyeyi bacu barimo gukora prank duhamagara papa nyine tumubwira ibi kuri kamera atabizi nabwo yagiye kumenya ko twabyinjiyemo nyine twagira ngo turebe abyashe utubwirira uyu muntu ngo kuri mu nama y'abaminisitiri yego narakabonye arangije agaruka atabwira umuntu ngo ndi mu nama ngo ako papa wanyu ndamukunze nawe n'umwana mwiza nyuma rero ntabwo yarabizi uko byagenze nta ntabwo yarazi ibyo ari byo nyuma tubamwaga gatubwira rero ntabwo byari ibyanyabyo ntutegereza amafaranga rwose ariko ntiyamenya ko twabishyize hanze video igiye hanze abantu bakajya bamuhamagara ngo
ngo koko ngo utinyuke gukora biriya bintu ukunda amafaranga ku rwego ushobora kubeshyira abana bene kari akageni arampamagara ati se Naomi ni ibiki mwankoze ariko mana nyagasazi mwabwiye abantu twabwiye abantu video iri kuri YouTube ugenda uyirebe atavuga ati mana ya naho nshaka isoni turavuga ati nakazi nk'ibindi byose nkuko nabandi babikora ugenda ubirebe urebe n'ibyo abandi ujya ubona urebe itandukaniro nubona ari ryiza uzatureka rwose uzijya nkaho utanabibonye nyuma y'icyo gihe ahubwo batubaza nta kintu mwashyizeho se byagenze gute nuko mutakoze kuko harasha ko yaragiyeho akagereranya n'ibindi kuko nawe yarabizi ibibera hano hanze ufiteho ifoto imwe ya thumbnail iteye ubwoba byibura we arareba yabigereranya akabona ko nta kintu ni byiza cyane kandi mufite discipline mufite ibintu byiza mukora muzagome muri uyu murongo kandi abantu bakomeze babashyigikire ariko ikindi kibazo cy'amatsiko ndi bubabaze mwese aha hantu iyo wahaje navuga ngo uhita uba umusitari kuko umenyekana ku bantu benshi kandi burya aha hantu hari abagore bakunda kuhaza birebera abagabo hari n'abagabo bahaza birebera abagore hari abakobwa baza baje kwirebera abasore hari n'abasore baza baje kwirebera inkumi muri make noneho nkamwe twicaranye muri aba misi mfite na musaza wanjye rwose namubwira inti uriya mwana ntagucike kandi n'ubundi uzabamenyesha yego aha hantu mugiye kujya murebwa n'abantu benshi murabizi no mu buzima busanzwe ukuntu baba babamereye nabi kariya kana ni keza kana wome ni keza we bakareba ukuntu uri akaminsi ugasanga bakuzengereje ntabwo mba ndi kumwe nawe ariko ndabizi nawe ubwawe baba bakuzengereje ari abagabo bafite abagore ari abaki niyo si tugezemo kuko nanjye ushaje baranzengereza kandi ubona ndi umukecuru wujuje ibyangombwa ahangaha ko mugiye kujya muhamagarwa n'abantu noneho muzi n'icyongereza muzajya mukubitamo n'icyongereza nabo mu Bwongereza nabo muri Canada nabo muri Amerika babonereho haza abahungu beza bafite amafaranga bafite ibiki benshi cyane baze rero gutereta ni gute muzamanaginga amatelefone y'abababonanye ubwiza bashaka kubatereta bashaka kubajyana mu mahoteli ababakatishiriza amatike duhurire Dubai no mu Bushinwa tujye ku Gisenyi ndashaka ko dusangira mu mbwizo ukuri nta bwoba mufite kwizi social media zizabahindura kuko aha muzakubitana n'abantu mutigeze mubona tagira ngo ni bamwe bo muri quartier bamwe muhurira ku murongo mugiye gutega imodoka babandi muhagararanye muri kwasteri nani muri cya kintu bagenda bahagaze muri shira umuteto bamwe muhurira mu ikanisa babone ukuntu muzi kuririmba muzahura n'abantu bubatse ikintu bita ikofi urumva umwe wagushora waye urumva ku buryo yanaguha kontaki aba bantu muzabajera gute sawa umwana z'ubwenge aguha amafaranga bakubuza kwitekereza wavutse mbere shaka kwihorera ntabwo yakurira yego ratasheri aba bantu muzabamanaginga gute muzabashobora gute ku buryo indangagaciro muzanye hano muzazigumana mukabera ndetse n'isomo mukabera itara muri abakristo musengera he dusengera dusengera muri eperi yego handi mama agiye kuvumba nk'abato yego muri abakristo kugira ngo muzabashe kurinda indangagaciro uko mwaje muri kuvuga ngo abongo bere amafoto ku buryo uzaguma ukomeze kandi uzahura n'ikofi uhure n'imifungo uhure n'amaboga uhure n'abantu beza utarabona umuntu akubwira ati ndashaka kugwa amadolari 1000 usange kuva wabaho wenda wabonye ukugurira fanta ya orange gusa mbabarira umbwiza ukuri ndahera kuri wowe mwiteguye guhangana n'ibi bintu gute uzakoresha irihe banga kugira ngo n'abandi bafite iki kibazo babyumvireho ngiye ku giti cyanjye ngiye ndi umukristo ariko noneho kuba ndi umukristo ntabwo ari cyo gusa yego gukomeza umutwe ufunga n'umutwe abantu bose tuziranye nicyo kintu cya mbere babanza kuvuga
ko mfunga umutwe noneho hajemo no gukizwa noneho nyine banikira rimwe ikintu cyatumye n'uburyo tunatinda kuko icyo gitekerezo cyari gihari kuvana mbere dushaka kujyamo ariko dutinzwa n'iki narebaga ibintu bibera hano hanze njyewe ugenda nkahagarara imbere y'abantu nkababwira ngo Yesu ni uko akwiriye Yesu ni uko yabagaho natwe dukwiye kubaho nkawe yego nzagenda ngera ahantu nambara ubusa mu kanya nzite nambara neza nambara ikanzu ijya ku birenge cyangwa ujya mu rusengero kuririmba ibindi mana yanjye nabikurura ukumva ntibihuye ntibijyanye nkambwira ati rero ibintu tubiretse tukabisubika uko ejo tukabisuka ukundi kubera ko nabonaga ko bitari bushoboke noneho nza kugira ndatekereza ndavuga usibye no kono ngisindi no mu ADPR ADPR bari kuri ku YouTube kandi ntawe ndabona batenze ngo nuko ngaba kuri YouTube yego cyereka n'ubundi ntago bagutenze kuba kuri YouTube baba bagutenze kuvuga amakosa wahakoreye yes natwe dufite turahasengera ndatekereza ndavuga ati ahubwo kubera iki uyu Yesu nzi ubuzima bwiza nabonye muri we kuki ahubwo ntabijyana social media nkagiye kubishyira hanze niyo ndavuga niyo nafashe umurongo ntabwo bizashoboka yuko nguhindura none iki kuko nkunda kuririmba nibwo buzima bwanjye nababaye nagize ute nicyo kintu kivura mba ndi kuvuga ngo ntabwo najya kuririmba sekere kuko sinabishobora sinabasha kwigira ukuntu nyine nahita mvuga nti nicyo cyonyine nabasha gukora mu rusengero ntabwo rero nakireka bivuze ngo niba ntakireka sinajya gukora ibihabanye n'ibyo nkora mu rusengero ni nayo mpamvu no mu biganiro nyine twahise dushyiramo kujya turirimba kujya dushyiramo n'amasesheni yo kuramya no guhimbaza Imana kubera yuko nibo bantu turi bo ndiyo niwe muntu ndiwe ntacyo namuhinduraho nta kizakurutira icyo wamenye nta kizagushitura nta kubeshya aho kugira ngo izi social media zinkure mu bintu ndeka kuvuga Yesu cyane wenda n'abandi mu bintu by'Imana yego namenya ahubwo izi social media ngiyewe nazivuyeho yego niyo wakuramo sindi gupanga kuzivaho kuko uzi uburyo nshobora guhangana nakoresheje izambaraga z'Imana yego ngiyewe nicyo cyonyine cyatuma mbasha gukomeza kubo naje ndiwe akaba ari nkomeza yego ibyo naravuze nibyo gahunda niyo ariko ngiye cyo narenzaho nuko buriya nyine Imana iraturinda yego ariko ibuze ubwenge irakureka hariye tuyinanira hariye tuyinanira pe ariko nanone kuri za ndangagaciro umuntu aba afite n'ubundi abo bantu n'ubundi ugira ngo ntiduhura nabo na mbere yuko tuza kuri social media nahuraga nabo benshi pe itandukana nuko wenda bo wa mugani nta madolari bari bafite araringaniye baba bayafite kuko natwe niyo tugiye kuririmba ibyo ntibyabura ahubwo uvuga ngo ibigeragezo by'amadolari 100 n'ibigeragezo by'amadolari miliyoni ni mu byihore miliyoni ukeneye uzi umuntu kuzana miliyoni imbere ukeneye gukodesha kamera ukeneye kugira gute ibintu nk'ibyo gukora amakontenti yose ufite mu mutwe wawe ni ikigeragezo ariko Yesu wacu aruta miliyoni na miliyari aruta amayero n'amapawundi n'amadolari nta hantu nyine niyo mpamvu mubwira ngo usibye ko byose abiruta ariko hari igihe tumunanira rero kubera ukuntu umuntu aba yarakuze n'ubundi ahura n'abo bantu benshi abagabo n'abasore hari n'igihe ureba ukabona umusore afite amafaranga zikari umusore akaba nta mugore afite ndabyangira iki yego kandi n'ubundi bose siko wamugane baboherejwe n'Imana rero ikintu cyonyine niyo discipline buri kintu cyose gifite discipline ahari ho hose cyerekezo no mu buhinzi yego aho uri horozi nta naho ushaka ko udafite discipline ngo bigere ahantu bigera rero niyo mpamvu abafana hari igihe uwo muntu aba gushaka ibyo bintu ariko nanone anakureba yego izo views nizo ziduha amafaranga niki ntago ngiye ukuntu natekereza ko nzabahanduringa ntago natekerezaga ko kuko nubundi iyo umuretsa ako kanya mu gashwana niki yagiye ajyana n'abandi nka 5 icyo gihe uratuza ukamuhakanira mu cyubahiro cye ukamubwira ati rero ngiye mirongo ngenderaho ni ngiyi mbikora gutya ndakijijwe ntago ibintu nabikora ntago ibintu bijyamo niki hari abantu baza banashigamije kugufasha nta n'ikindi rwose umuntu akabona ko $1 gutyo gusa akavuga ati ngenda bikundira nta kindi uwo muntu rero iyo utagerageje kumuganiriza
umwereke umurongo wawe n'imyumvire yawe n'uburyo wumva ibintu icyo gihe nyine iyo byanze murarekana kuko social media kugira ngo ireke ngendeke social media kugira ngo nyine ntabwo ya social media kugira ngo ndeke YouTube urekuri kukuvuna nari kuri kumvuna nyine yekagenda nkayagushaka indi ndagoragoza ntagerageza tukaganira nkakuganiriza byaba ngombwa mugana umuntu akanakubwiza ukaya mu ijambo ry'Imana ukaya mu mirongo ukamusomera kugira ngo urebe yuko nyine yakumva nashaka ntareke ntahinduke nta muntu upfa guhindura umuntu mukuru wamaramaje ariko byibuza kumve ku ruhande rwawe iyo atakumvishe uramureka akagenda ariko ugakomeza akazi n'ubundi turi gusatira umusozo mwabibonye aba bana barampamagaye bakeneye kuzamuka bakeneye gutera imbere kandi koko ni abajyambere bafite byinshi turi kubyina tuvamo bo barimo bafite byinshi bazakorera urubyiruko bagenzi babo bazamara mu gihugu nabo ubwabo ni isomo bashobora kuviramo isomo abantu benshi ariko noneho wenda tutarasoza imikorere mwabonye hano kuri YouTube ku macana agiye atandukanye uko mwagiye mubona ni hehe mugera mukavuga uti aha makora atasiyo nkurikije ibyo mbona hariya nkurikije ngewe aha makora atasiyo ibintu mwumva mudashobora gukora kuri ntuza yanyu bitewe n'ibyo muba mwagaye wenda muri rusange ibintu mwirinda kuzashyira kuri channel yanyu ni nk'ibiki ibintu byose bifite aho bihuriye n'amavideo atigisha reka kubivuga adafite nyine twe ubundi dukora ibintu byigisha ariko ushobora kwiga ari kuri no guseka yes asigaye unezera ugira icyo ukuramo ariko byibuza n'uwo tugukorera umunsi kujya uvuga ati shabara abana bankoreye umunsi pe nishimye n'ibyo video zabona nziza nishimye rero hari ibintu abantu bashyira ku mbuga ubundi usibye no kuvuga ngo ari umuntu atashyira n'ibyo umuntu abatazi yego hari ibiganiro ntajya kuganira ntashobora kuganiraho nyine ibintu by'urukozasoni amavideo y'urukozasoni ibintu byo kuganira n'abantu baba bavuga by'ibitutsi kanaka byagenze gutya n'ikindi byose twiga tubona batukana buri kanya wapi ntabwo twabikiraho rwose habe na gato kuvuga ngo ni ibintu bijyanye n'ibiri bukwigishe bigasiga unishimye atari bya bindi busigara bibaza kuri kanaka ngo ye ngo kanaka byagenze gutya ngo nawe umugireho ijambo n'undi nawe ajye kumugiraho ijambo gutyo wapi nka biriya reba bino bisigaye byaraje hasigaye haza hakaba nk'ikintu hagati y'umuntu n'undi ukabona cano kwa kanaka yabikiyemo cano kwa kanaka make nta kintu cyerekeye umuntu w'abandi n'umwe kigomba kuzaboneka kuri cano yacu niba ari umuntu twavuzeho ni ibyiza kuko rega ibi byacu twese babivuze nta n'icyo bimarira abantu cyane ko nta n'ikintu bimarira abantu ejo twari twagiye tuvuye kuri peta umuntu umwe aratubwira ngo kubera iki hari umuntu waravuze ibintu ntazi ibyo araje aravuga ngo kubera iki twicara umwanya munini tukavuga kuri biriya bibi yakoze tukabivuga huwe haza n'umushyashya tukabimubwira haza n'undi mushyashya tukabimubwira ariko twa tuntu twizagize gukora twize akaba nta muntu utuvuga yego ntabwo tujye tuvuga ibyiza nyine dushyigikira satani kwamamaza ibibi gusa ndiyo ni iyo gahunda rero ntabwo izabera kwicana hanyuma se nawe uri umuririmbyi wapi pe byarananiye ukora iki mu nzu y'Imana se ngendanye nagasenga gusa yes umunyamasengesho ntabwo kuririmba pe umunyamasengesho wawe oya ngenda kuririmba byaraje nararirimbaga twaririmbaga ariko ngiye byarananiye pe boss nta kibazo gihari ubwo ruro umwinginzi wiwawe hanyuma rero tugiye gusoza ugiye kuturirimbira nimba ari igitoro kimwe nimba ari bibiri yego nanjye numva ari sawa ndabafasha turirimbire disa abakunzi ba Mama Sharirene abakunzi banjye ntago bagira abazimu bakunze kandi muzabibona oya ntibagire ito kereka abashyitsi badutemberera nka rimwe na rimwe batuzaniye ariko ubundi ni imfura bakunda abantu noneho nibababona
sindi mu mutima wanyu ko niba babona barabakunda hanyuma tugiye kubaririmbira tubaririmbire rwose bishimye abakunzi ba Mama Charlene yego reka turimba akantu gato ko mu gitabo mwese murazizi yego utuvubira imvura iyo umugisha wawe hahose hakurushojo umuvumbi wawe utuvubire imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurushojo umuvumbi wawe sako sigahagije Imana iduvubire imvura haleluya Imana ituvubire imvura namwe n'abakunzi ba Mama Charlene ibahe imvura hanyuma niki noneho niki mwasaba abakunzi ba Mama Charlene nanjye ikindi ndakibasabira ikintu mwifuza ku bakunzi ba Mama Charlene ndabafite rwose batari bake bagiye kubakurikirana ni iki mwumva mwabasaba nonaha rwose mwisanzure mubagezeho ibyifuzo byanyu ikintu twasaba rero abakunzi ba Mama Charlene uyu mubyeyi ni umubyeyi wacu umuntu umukunda ntago yatwanga niko bimeze ntago wakunda undi umubyeyi ngo wanga abana iyo wanga umwana ubwo na nyina n'umukunda natwe badukunde baturebe badushyigikire batuganirize abakunzi bawe ntekereza ko ari abantu bakuru wowe kurusha abana bato nyine urubyiruko badushyigikire batugire inama nyine baturebe dufite natwe nimero ibiriho ku kiganiro abantu batwandikiraho ku bitekerezo bishya bajya bifuza kuduha n'ibyifuzo byose nyine badukunde pe muraza no kuyibahana hano ntacyo dukeneye urukundo rwanyu urukundo rufite ubundi n'ibindi byose biza niyo ahantu hari urukundo ibindi byose bigenda biza gahoro gahoro yego nawe usabye benza uko nk'uko yarabivuze uri umubyeyi kandi noneho n'ibintu ukora bifite ukuntu byibashyemo bituma abantu bakureba kenshi biragoye kajya ku yindi cano akabona nyine ifoto imeze ukuntu akajya akabireba biragoye kabisa by'amafuti kenshi ntabwo yapfa kubireba noneho rero nk'uko twabivuze kuko turi abana be natwe dukora nyine ibintu bizima bitarimo amafuti ko byamera kose nimo yakora nzabahana nzajya mbahana n'abantu bakuru babikunda upfa kuba nta bintu bya politiki tuvuga yego ariko nayo muyivuze neza naryo ntacyo kuko muyirimo na politiki neza ku buryo tutajya kuvuga ibintu tutazanye ukajya kuvuga ngo none ibintu navuze ngo nsabye imbabazi wapi rwose pe ariko tuvuga ibintu byiza abantu bakuru abato tuzabashyiraho na link bazabikunda kabisa bo gusa bagukunde ubundi bahite badukunda izina rya channel yacu ni Daily Dose of Vibes wandikamo Daily Dose of Vibes amavideo yacu ahita aza hariho amafoto yacu biragaragara nyine uhita utubona hanyuma mukore subscribe yego rero aba bana n'abana beza mwabibonye n'abana bafite indangagaciro n'abana bafite ubwenge ariko rero nkomeza kuvuga abana ndavuga ko ari abana kuko mbaruta ariko n'umuntu ufite iyerekwa yaritambutsa nta kibazo nzabashingira hanyuma ndabasabye ndabinginze abakunzi ba Mama Charlene abantu nkunda ndabizi ko namwe mu bakunde nimufashe aba bana kuzamuka mugende
tuzashyiraho ikiganiro mugende mukore subscribe kuri channel yabo mujye musharinga ibiganiro byabo tuzababone bazamutse tuzababone bateye imbere bishimye bameze neza hanyuma rero mudusuhurize ababyeyi banyu mubabwire ko ntacyo mutwaye babareke rwose mukore ibintu byiza nimuzajya ngira impano rero yo kuca mu gikari ukoze amakosa ahita mvuga ibi bintu sibyo abantu bose ndabibabwira cyane abantu baba Kristo iyo bakoze yego rero nanjye icyo nshoboye kubafasha nzajya ngifasha nzajya mbafasha nta kibazo ubwo rero turabashimiye kuri Mama Sharirene mu izina ry'abakunzi banjye hanyuma mwabonye ko twaryohewe iki kiganiro cyari kimeze neza no kugira ngo tubashyigike kandi tubatere inkunga hanyuma abatarakora subscribe kuri Mama Sharirene muyikore mukomeze mugenda mwumva abantu batandukanye turabakunda cyane bye.